kubasuhuza aho mwese mugiye gukora like, share ndetse na subscribe ku bantu batigeze bakanda bakazogera, nyamuneka n'ikigena nawe kanya. Rero twagarutse ku yindi video nshya aho tugiye kurebera hamwe uko tugiye kudownloadinga setup yo bise A2B Capture. Turaza rero ahangaha kuri Chrome cyangwa se nyine bitewe na browser wo ukoresha, twandikemo A2B Capture yaje, ubundi dusacinge. Dore ni iyi ngiyi ikintu ikora rero. Iyi ngiyi ishobora kudownloadinga ibintu bivuye kuri YouTube nk'uko mubibona, download all your favorite videos more than you see. Nk'uko mubibona rero ntabwo bigoye cyane, ni ukuza ukaza ngo urabona hari option eshatu. Ushobora gukoresha iyi ngiyi, ariko icyiza ngiye gukoresha iyi ngiyi ya kabiri ifite megabyte 138, iya gatatu ifite megabyte 122, iyi ngiyi ariko ni bit 32. Rero ugiye kudownloadinga iyi, ubwo bitewe n'imashini yawe bit ifite ushobora kuyidownloadinga bitewe. Ukemeza kugira ngo umenye bit y'imashini yawe. Ushobora kuza ahangaha ukajya kuri this personal computer, ukaza hano kuri property. Ahangaha niho baguha imashini yawe bakakubwira bit ifite ya operating system, ariyo iyi ngiyi uri kubona hano. Iyi rero niyo ugenderaho udownloadinga iriya application cyangwa se iriya setup. Dukomeze. Setup rero yacu twadownloadingaga I think yarangiye, ushobora kuba itararangira. Ntabwo irarangira, iracyari kugenda. Ifite megabyte 140, urumva nyine ni nyinshi, iba igomba gutindaho bitewe nanone na network uri gukoresha uko yaba ingana. Kuko ibi byose turi gukora bisaba yuko uba wakonegisiyo internet. Iyi setup rero ikintu idufasha kudownloadinga video ukuye kuri YouTube cyangwa se gukomvata video. Wenda n'urugero niba yari ifite nk'uko downloadinze nka video usanze ifite nka giga 2, ushobora kuyikomvata ikagira munsi y'izo gigabyte. Kimwe nuko ishobora kuba yanze gukinika wenda nko muri DVD cyangwa se regiteri runaka, ukayikomvata bitewe na format wayishyizemo, then ikajya yasoma ya device uyihaye. Nk'urugero hari uburyo baba buri AV, MPG, MP4. Nyine MP4 nazo murabizi ko zitandukanye. Ibyo ntabwo ari byo nje kwigisha rero, nje kwigisha ukuntu tugiye gukoresha no kudownloadinga iyi A2B Capture. Rero uraza ugakirikaho double cyangwa right click then open, ubundi ukaza kwestara setup yawe. Barakubaza niba ushaka kwaronga iyi app kugira ngo uyinjize nyine mu zindi. Yes kandi okay kuri English. Ubundi utegereze nyine, depend on your computer uburyo igendamo. Ukomeza nyine ukesitara
nk'ibisanzwe, ubundi nkwibutsa ko ugomba gukora subscribe, nyamuneka kugira ngo tujye dufashanya, dukomeze no kubagezaho n'izindi video z'ubwenge. Yes, kandi ikindi ugakanda na share kugira ngo nyine n'abandi bantu batabizi cyangwa se bifuza kubimenya nabo babibonereho. Iyi rero ni setup idufasha ibintu byinshi, niyo mpamvu muba mugomba kuyimenya, ariko nzabereka n'ubundi buryo ushobora kudownloadinga ikintu kuri YouTube udakoresheje iyi setup, kuko iyi setup ntabwo ari cyo yagenewe cyonyine, ni uko nabyo biri mu bintu ikora, ari nabyo nagira ngo tuyesitare, ubundi nkwereke n'ukuntu wayikoresha mu buryo bwo kudownloadinga ikintu kuri YouTube, n'uburyo bwo kuba wagikonvata kugira ngo kijye muri format ushaka, kuko hari nka video udownloadinga rwose ukabona ni nini cyane cyane ugasanga ntiyajya no kuri flash disk. Aho rero nibyo twifashishiye setup kugira ngo ibashe kuba karite yari ifite yagabanuka, gusa nyine ari nabyo bihindura n'ishusho, bicenjinga ishusho, kuko niba ishusho yagaragaraga neza nyine mu buryo bwa HD, ishobora kuza itakigaragara neza nyine uko hari resolution iba yatakaje mu gihe urimo kuyihindura. Ari nayo mpamvu nyine ikenerwa nyine gukomvatwa nyine nta kindi iba iri gukuramo nyine n'izo resolution, kugira ngo nyine igenda noneho igaragara bitewe nyine n'icyo ugiye kuyipureyingiramo. Iyi rero iradufasha cyane rwose cyane, ariko mu buryo kandi bwinshi, kuko ikora kwanza nyine niba munabizi setup inyinshi ni gake wasanga zikora umurimo umwe wonyine, usanga n'ubundi akenshi na kenshi zikora imirimo myinshi, ariko iyi ngiyi yo noneho ni akarusho. Buriya uzajya ubona setup ujya kuyidownloadinga cyangwa se no kuinstall ukabona iratinda, nyine niko nayo mu kazi ewana ibikora ibintu nyine birenze. Gusa hari n'igihe itinda nyine bitewe n'imashini, hari iyo waba washyizeho ubungubu ikaba yanarangiye, ariko n'iyi ngiyi nayo ntaribi irabikora, n'iyo yawe ndetse nayo yabikora. Ubungubu rero dutegereza ko ifunguka, ubundi kuko kuba install yarangije, turayopeninga. Iyo umaze kuyopeninga rero irafunguka, ugategereza. Ni uku nguku igomba gufunguka. Yes, nk'uko mubibona rero murabona ko kibika cyacu yafungutse. Rero ni ukuvuga ngo hari uburyo bwinshi, urabona yanakora na screen recorder, iyi ngiyi yakora video converter. Aha ngaha bahita bagusaba guselectinga aho ushaka gukora iyo screen recorder, urabona ko selectinze hano, kandi aka gace ushobora guhita nkatangira start recording, kukubaza niba ari mu buhe buryo ushaka kuyitangizamo, ugakoresha buriya bumanwa. Ubona ko gutya yatangiye gufata ibyifata, ariko ntabwo ariko kazi twaje kureba, twaje kureba nyine uburyo wa installer n'iby'ibanze wenda yakora. Ubu rero noneho hano tugiye kureba uburyo noneho
turakomeje rero tugiye no kureba ukuntu wakora video converter. Uraza ahangaha rero urabona hano hari uburyo bwinshi converter file to mp3. mp3 murabizi ni mu buryo bwa audio, ushobora kuba ufitemo video ushaka kuyigira mu buryo butagaragara. Audio ni uburyo bwo gucuranga ikintu nyine kivuga kitagaragara. Urugero wenda nshobora kuza ahangaha nkareba wenda izi ngizi murabona ko indirimbo za video, ukayikandaho then ukopeninga. Iyo ugize ahangaha ushobora guhita ukanda converter. Ubona ko iriya ari video igaragara, mwabibonye neza. Ahangaha bahita bakubwira ngo waiting. Ahangaha buriya igiye kuza noneho iri mu buryo butari ubw'amashusho, iri mu buryo bwa audio. Urabona ko inihuta cyane. Ubu hano yarangiye, niba mubibona neza murabona ko yarangije kuba audio kandi yari video. Noneho rero wanafata video yari nini ukayigira ntoya mu buryo bwa MBs, niba mubuzi, bwa video ifite megabyte nyinshi. Ariko nk'uko mwabonye ko ifite uburyo bwinshi bwo kuba yakora. Dore ngubu audio recorder, dore ngaha download kuri YouTube. Uraza ugashyiramo link. Urugero ufite video yawe ufatiye link, uraza ukayipestinga mwaha, ubundi ukaza ugakanda download. Iyo ukanze download then ya video yawe ihita iza ari yibitse nyine nk'uko wa downloadinga ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Rero murakoze gukomeza kureba ino channel ya Gutubwo. Nyamuneka mujye mukora share, subscribe na comment. Nk'uko mubibona rero hano bahita bagwitishamo uburyo ushaka kuyidownloadingamo. Ubwo rero dore ubu ni uburyo bwose bagwitishamo bwo kuba wayidownloadingamo. Ubwo ngubwo wenda tuvuge iyi ngiyi iraza ifite megabyte 18, iyi ngiyi ifite kilobyte 17, iyi ngiyi ifite 40 zingahe, iyi ngiyi ifite megabyte 5, iyi ngiyi ifite kilobyte 40 zingahe. Ubu ni wango rero kandi ahangaha baba bari kukubwira ngo aha ari kubara amasegonda, baba bari kukubwira yuko aya masegonda nashira utaraselectinga aho selection irabiri, nicyo kintu irahita downloading. Niyo mpamvu rero ubikora ugacuzinga mbere yuko aya masegonda yose ahishira. Reka dushyira ahangaha kuri megabyte 18, ubundi tudownloading. Ubona ko video yacu irimo kugira irimo kwidownloadinga. Urabona uburyo byihuta cyane, ntabwo bitinda. Nkibutsa ko ahantu uza ugashyira link yawe naha, gufata link, gukora copy ya link, ibyo ndabizi ko mubizi kuko hari na video nyinshi. Urebe nka video naberetse yabanje kuri no channel ikwereka ukuntu wa downloadinga video wikuye kuri Facebook uyishyira muri gallery, nabwo harimo uburyo ufatamo link. Ubu rero tayari video yacu yarangije kuba downloaded. Ushobora gufungura folder ukajya kureba ahantu yibitse. Dore ngiyi. Ubu ngubu rero murabona ko
tubi culture yacu tweretse uko ikora. N'iyi ngiyi, iyi ni ya yindi twakoresheje nanone turi kureba uko ikora, turi gufata screen record. Rero murakoze cyane, mbibutsa ko natangiye gufata igifani ya video, ariko ntabwo ari ku kazi twaje kureba, murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Twongeye kubasuhuza rero, iyi ni ya video n'ubundi yari twakoze. Murakoze rero, mujye mukomeza mudukurikire kuri channel yacu, tuzaba tugenda tubereka byinshi bigiye bikurikiranye kandi bigiye bitandukanye.